ibi bintu bibaye kubera umwuka umwe bita kutumva. Iyo tukiza kumvira impamvu y'Imana muri ibi bintu n'ukwiyenze iri gushaka ko tuyigarukira. Twe kubibona nabi, twe gufata ngo leta nabi, mujya mvuga ngo ndayivugira, iri gigomba gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Hari n'izindi mugisha, hari n'ibindi. Ibyo ubona n'ibike biracyaza. Mbese torero aho mujya mwibuka ko tuzatungurwa. Iherezo rya byose riraje. Gize ibibazo kubera bamwe muri twebwe twigize indakoreka twanga kumvira Imana, turangije dufatwa n'umwuka witwa umwuka w'ibivume. Umwuka w'ibivume bamwe barangara, batangira gusohoka mu madini abaciye. Bamwe bayakoreye amakosa, abandi nabo batangira kwigira Imana. Ubu hari abantu bari barigize Imana mu masengero yabo no mu makanisa yabo. Ugasingira umuntu ntabwo tubafite bajya bishyura 50 se. Hari umunyabyaha, hari umupagani acitse abagore be 3 cyangwa gacika umugore we w'amasezerano bakamwishyura 300 ngo akajya gushingira, mbona ni nko gushingura ngo ni revera ngo ni pastor. Bantu bari bamaze gukabye uyu murimo bari bawugize akarima kawo. Iby'Imana twari tumaze kubyimura, reka uzareba ibigiye kuzaba. Harya ngo dutera abantu ubwoba, ntabwo tugomba kubura kubabwira ibibi. Umuhanuza yesha amahoro igihugu, umuhanuza araburira. Twebwe turimbuzi turakanwa k'Imana. Igihe twagiye tuba mu bintu by'urwenya, abantu baza gusetsa imikara, reka uzareba umukwabo ugiye kuba kuri YouTube. Bya bindi bari basigaye badutekinika ngo Imana yampaye impano yo kuvura y'ibyatsi, ari abapfumu bahinduye uburyo bakaza mu tudini. Ubu bintu byasubiwemo, ikibuga cyicuritse. Ubu Eliya niwe ukenewe, ari la Safodra. Eliya niwe ukenewe mu Rwanda. Hakenewe Eliya, hakeneye Mikaya, hakenewe umugabo bita Elisa, hakenewe abahanuzi. Imana ikeneye umuhanuzi mu bahanuzi b'ibivanga, hakeneye pastor mu bapastorale, hakeneye revera mu barevera, hakeneye bishop mu mabishop, hakeneye umuyobozi mu bayobozi. Imana ikeneye abantu b'umumaro kandi bakeneye kuri tere ni ahangaha today, uyu munsi wa none. Ariko kakanye ubu ngubu ntago ndi kwita kubyo nahanuye bigasora, ahubwo ndi kwita ku ijambo rivango none ugiye kurikira ikidiki. Ahubwo abantu bari kurangarira Satani, murashaka bahugirize mu buhanuzi ngo twahanuye abandi abibire mu mugono uvuga ngo yewe ngo bafunze, none se ngo abasoma gakeya, abandi bavuga ngo nabakimama, yewe we ngo abasoma gakeya, abahirika, abo bita ngabaki abakusi, abandi bitwa ngo iki, babandi abagorozi. Byari byarabaye byinshi, harimo utubari, harimo ibibina, harimo koperative. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Reka ngusuze nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose dukurikiranye. Reka ngushimire ko wahisemo kubana natwe, nshimire umuntu wese wakoze subscribe, kandi nawe turayikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi. Ngewe ndi Mugisha kuri mikoro z'Umusaruro TV, ngarukanye na mushumba wacu. Ikaze mushumba. Murakoze cyane. Harya no Umusaruro na Yesu nibuye rizima ibuye rizima naryo turi kumwe. Bakoreho subscribe kugira ngo nabo bazamure, twese tuvuga ibyiza bya Yesu. Yego, mwaye ikaze rero. Nukuri murakoze. Meze neza? Ndaho bisanzwe. Ko wirasera nyuma yo kubyara? Nyuma yo kubyara ko wirase cyane? Narirase ubwo sinkigufatisha neza. Okay. Mu mpemberero kugira ngo mboneke. Niyo mpamvu se. None se ubwo urumva narabuze nagiye. Tugwembe kugira ngo uboneke. None se urumva narabuze nagiye. Ariko ndahari vraiment. Rero mbere yo kugira ngo tugire ikindi cyose tuvuga, reka uturagize Imana ubundi dutangire. Uri mwiza papa, uri mwiza data, ntumeze nk'abantu, ntukora nk'abantu, ukora ibiri difference. Niwe wabereye Israel amagare, ni nawe wayibereye amafarashi.
n'urinda ijambo ryawe uko bukeye ndetse n'uko bwije, urinda ijambo ryawe ku manywa ndetse na nijoro, utubereye ibyiringiro, wabereye Israel amagare, wanayibereye amafarashi, urinda ijambo ryawe ku manywa ndetse na nijoro, uri umucunguzi w'ubuzima bwacu kandi uri imbaraga zacu, wakoze kwimana ubuzima bwacu, wakoze kwimana imibereho yacu, wabaye mu ruhande rwanjye, mu ruhande rw'abadukurikiranye mwami, reka bahemburwe n'ijambo ryawe. Ubutumwa bwiza tuvuga si ubw'amagambo, ubutumwa bwiza n'ibikorwa. Namenye ko ijambo ry'Imana ari imbaraga ku bakizwa, niko Paul yavuze ko ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ari ubupfu, ariko ku bantu bakizwa kuri twebwe ngo ritubere imbaraga z'Imana. Niko bijya bigenda. Paul yaravuze ngo umuntu w'inyuma ukagenda arushaho ashira agasaza, ngo umuntu w'imbere agenda arushaho kuba mushya. Umwanditsi w'Iburaya yaravuze ngo Yesu Kristo uko ejo yarari na n'uyu munsi niko akiri nta niko azahora. Ntabwo Imana ihinduka, ntabwo agakiza kagajuka. Uko wari uri ejo uracyakora, ko wagiriraga neza abera na n'uyu munsi uracyakora ibitangaza. Twiyereke nk'Imana, tubere ibyiringiro mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nyiguha ikaze, ngira ngo twigarukire ku Musaruzi TV. Yego. Ejo wabonye inkuru twacishijeho ku mugoroba ndetse no mu gicamunsi cy'umunsi w'ejo, cyari nziza ku bakristo basengeraga muri izi nsengero zikurikira twagiye tuvuga. Wabyakiriye ute mbere na mbere kuba insengero zarafunze? Mu kanya nari ndimo mbwira umuntu mu kiganiro twari turi gukora, mubwira ngo ndibuka kuri ari mu kwa gatandatu, ikiganiro ndibuze kugishaka neza, uhanura ko insengero zizafungwa, zimwe zikagurishwa, izindi zigafungwa burundu zigasenywa. Ndavuga nti bafunze icyo gihe baragututse, icya kabiri bafunze abantu baravuga ngo korana na leta, gatatu barazisenye, noneho ikisigaye ubwo ni ukugurisha, kandi nabyo ubwo biri hafi, kuko nimba hari abo bafungiye burundu bari bafite amatorero yabo, byumvikana ko insengero zabo bari buzigurisha. Mbere na mbere ubundi urabivugaho iki kuba wabonye bihise bisohora nabyo? Icyo mbivuga, ndadirimba indirimbo ebyiri za Evariste, ziravuze ngo mbese torero aho mujya mwibuka ko tuzatungurwa, iherezo rya byose riraje, iherezo ry'abajura n'abasambanyi, iherezo ry'abasinzi n'abanyabyaha bose, ngo biturwe ibihwanye n'ibibi bakoze, abakiranutsi bo bagiye guhembwa ibikwiranye n'imirimo myiza bakoze. Iyo nitegereje iki gihe turimo, nsanga cyegereje iherezo ry'iyi si, ariko wowe aho gutekereza ugana, urushijeho kubabaza Imana yakurenze. Iki gihe turimo si cyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana yimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Iki gihe turimo si cyo gukinisha, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana yimuwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Nge navuga ntange credit yanjye, mugihe iyo mbireba ibintu biri kuba, Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Abandi ngo ni Satani waje. Mbo iyi Imana ije, samutayimu hari igihe Satani ajya yigana. Nakubwiye ko Satani atarema, Satani arigana. Yigana iby'Imana. Yego. Rero iteka ryose mu bibaho dukwiye gusenga tukegera Imana. Uvuze ayo magambo, ntekereza uburyo baraye batangiye gushyira izindi nkamba zino ndwara y'ubushita, kandi uribuka twagiye tubivuga. Narabihanuye mbwira abantu ngo coronavirus n'ubwije ikigiye kuzakurikira corona cyo. Ejo nahoze mbona ahantu meruka icyumweru gishize
basenya kandagira ukarabe ari isoko ku isoko ejo nabonye bari kuryubaka ndatangara cyane bari kongera kuyubaka. Rero reka mbabwira akantu kamwe, iki si igihe cyo kuba ku isoko, ni igihe cyo kuva ku isoko tukajya ku isoko. Mbisubiremo, iki si igihe cyo kuba ku isoko cyangwa cyo kuba mu masoko, ni igihe cyo kugira ngo tuve mu isoko tujye ku isoko. Mu isoko twagiye duhahamo ibyo bita imburamumaro, duhahamo abo bita bamwishakira ndamu, tugenda dusangamo abo bita mu isayo gahinda gasaza, dusangamo abantu bitwa bamwishakira ndamu. Abantu bahaha ibitagira umumaro, abantu babwiriza ibitagira umumaro, abantu berekwa ibitagira umumaro. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu abane n'Imana ku giti cye. Bibiliya ngo nimba bishoboka ku bwacu ruhande ngo tubane n'abantu bose amahoro. Uko nabyakiriye biteye ubwoba. Buriya turahanura, reka nkubwire mujye nakubeshye, ntago ngewe nakishimira ko ibi bintu biri gusohora, nubwo Imana yavuze ko izakora ibintu umuntu wese amatwa agacura injereri. Ariko bihanura wari ubizi ko bizasohora. Oya, iyo duhanura tuvuga ibyo Imana dutumye, tugasenga tukabwira Imana ngo ibiri ngombwa ubikureho, ibyo ubona bigufitiye umumaro bizabe, ibyo ubona bitari mu nyungu zawe bizagere gute, bizarorere. Cyane ko ibi bintu bibaye kubera umwuka umwe bita kutumva. Iyo tukiza kumvira ntitwivange ntitube Efrayimu, mvaga tungusomera ijambo hano, nsomera muri Hosea 6. Ninde wivanze se? Nitwebwe. None ze ndatinya kubivuga kuko ndi kuri kamera. Hosea ibice 6 somera. Kamagere. Igitabo cya Hosea. Igitabo cya Hosea mu isezerano rya kera. Ibice 6. Umurongo wa mbere. Wageze? Masengesho mu gusomera ariko nanjye nahageze. Haravuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi ni nawe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora, azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azadugira gute, azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Niryo jambo ni ikimana iri gushaka mu bintu byose. Impamvu y'Imana muri ibi bintu ni ukwiyenza, iri gushaka ko tuyigarukira. Twe kubibona nabi, twe gufata ngo leta nabi, mujya ngo ndayivugira, iri igomba gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Herega nabo bagomba kumvira. Iyo bangu twumvira abatuyobora nabo bagomba kumvira ababayobora aribo mwuka wera. Ngize amahirwe nkubona waranabihanuyeho. Ukibona iriya liste watekereje iki? Hari n'izindi. Hari izindi nibona natekereje ko hari izindi kuko ndabizi ko zizaza. Kandi basohoye ziriya nyine 43. Ziyongera kuri 2 zari zihari. None ziriya urishowa karizo permano. Hari n'izindi mugisha, hari n'ibindi. Ibyo ubona nibike biracyaza. Urayizi ndirimbo ya King James. Biracyaza, ibyo ubona nibike Imana irashaka gukosora umuntu ku buryo n'umwana uri mu nda azajya yumva avuga ati antuka. God bless you, be blessed. Ashimira Imana kuko Yesu agambiriye kongera gukora isuku, Imana ikihesha icyubahiro mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda tugasubira ku rufatiro, tukongera tukuzura umwuka wera, tugahanura Imana yavuze. Apana kuzi ngumva ngo nabonye yerekwa, umuntu aratikura ngo nabonye ngo madamasiya. Siriya ntumbi nizo zatunyerereje ikibuga, zapfuye mu mwuka. Ngo nabonye ngo ngiye kumugira ngo umugore ngo nabonye yerekwa. Hariya nibo batumye abagenda bayemba nibo baduteje akaga. Abagenda bayemba nibo baduteje akaga. Bayemba nibo baduteje akaga muri uyu murimo w'Imana. Uyu murimo w'Imana ugize ibibazo kubera bamwe muri twebwe
twigize indakoreka twanga kumvira Imana, turangije dufatwa n'umwuka witwa umwuka w'ibivume. Umwuka w'ibivume bamwe barangara, batangira gusohoka mu madini abaciye. Bamwe bayakoreye amakosa, abandi nabo batangira kwigira Imana. Ubu hari abantu bari barigize Imana mu masengero yabo no mu makanisa yabo. Ugasingira umuntu ntabwo tubafite bajya bishyura 50 se. Hari umunyabyaha, hari umupagani acitse abagore be batatu cyangwa agacika umugore we w'amasezerano, bakamwishyura 300 ngo akajya gushingira, mbona ni nko gushyingura, ngo ni revera, ngo ni pastor, ngo ni umukozi w'Imana we yarahamagawe. Ese ko mwese muhuriza ko ari bo bagize? Nibo nyine, none se bo baduteje akaga. None se ngo baze gatoya, urashaka ko tuganira? Kuki si Imana uretse gatashaka ko tuganira? Ngo we ukuri kukuzuye. Yego. Yego. Nkugoye niko nshaka. Iyo usomye Bibiliya ugasanga Eliya yavuze ngo imvura ndayihagaritse kubera iki? Eliya se yigeze avuga ngo mwumve ko Uwiteka avuze ngo mene yase controle? Hoya. Yaravuze ati wowe Ahabu n'inzu ya so hamwe n'ibigirwamana byawe n'umugore wawe Yezebeli wanze kumvira Uwiteka, wanga kubakira Uwiteka igitambo. Urangije uzana umugore w'umunyamahanga bita Yezebeli, azana ibigirwamana. Amaze kuzana ibigirwamana, Imana iva mu gihugu cyacu, ibyaha mutangira kubyonka. Harababwira ati sinyeneje igihugu akaga. Iki gihugu ni wowe ugiteje umuruho, ni wowe ugiteje akaga. Haba direka simvu, adireka yawe ntagari yivuze. Eliya aravuga ati uri kuyikora mu jisho. Hari ibintu Imana imaze iminsi ireberera, abantu bakabwiriza bakora Imana mu jisho, bakabwiriza inyigisho z'amaryo. Imana iceceka igasekura buhoro ikanoza. Imana yacu isekura buhoro ikanoza cyane. Ivuga ijambo rimwe ikarivuga mu ndagiye, mu mitagiye no mu nzagi ikaririnda, ikubika mu gihe igakubika muri nzabikora, nzakugira neza, biraba ngo nibwo nzabakina ku mubyimba. Ibyo batinyaga bibagezeho. Abadereka kagabo bide ati kubera icyo ngicyo ndahagaritse imvura ihagarara imyaka 3. Abadereka ya baba mbega abantu biyemera, mbega abantu bavuga ko bagaze. Ati rero nimba uvuze ko dukaze hajeho n'amezi, ikime nacyo ndagitwaye, ikime ndagihagaritse, ahagarara muri autorite. Mwifuheri rwanira Imana ishyaka. Umugabo bita Finehasi mwene Eliyezari, Finehasi sorry, yarwaniye Imana ishyaka. Finehasi wa Aroni haravuga tumva ntago nakemera ko Umuyisiraheli aryama imbere y'ihema ry'Imana, narangiza sambane ngafata icumu ngaritera mu munyamahanga ngo n'Umuyisiraheli. Imana itivuga mu Gifaransa iravuga tantuka, itivuga mu Gifaransa tantuka. Undwaniye ishyaka itimubwira tumva nkubwire Finehasi mwene Eliyezari wa Aroni umutambyi, umva uko mvuze, undwaniye ishyaka ukoze nk'icyo nendaga gukora. Buriya Perezida wa Repubulika ndetse nabo bafatanyije bari gukora nk'icyo Imana yagombaga gukora. Finehasi mwene Eliyezari wa Aroni we take your promise, akira isezerano. Ingoma y'ubutambyi ntago izava iwawe. Undwaniye ishyaka byari bimaze kuba umunuko, abantu bari bamaze gukabya. Uyu murimo bari bawugize akarima kawe. Iby'Imana twari tumaze kubyimura, reka uzareba ibigiye kuzaba. Harya ngo dutera abantu ubwoba, ntabwo tugomba kubura kubabwira ibibi. Umuhanuzi ahesha amahoro igihugu, umuhanuzi araburira. Twebwe turimbuzi turakanwa k'Imana. Yohana yaravuze ngo mwabana b'inshiramo, ninde wababwiye ngo muhungu umujinya wenda gutera? Harababwira tumva ndababatirisha amazi basha mukasuzugura, ariko hari uzaza mukamwumvira. Imana yaravuze mu butayu, ivuga mu nsengero, ivuga ku mihanda, bamwe barayicecekeje, mu madini baravuga tumva ntizongere kuvuga.
tugifite igihe cyo guhanura none tugeze igihe guhanura bicecetse rero ni muhame hamwe bagiye kuyishaka bayibure biravuga ngo bazazererezwa mu masinagogi umva amasengesho we bazazererezwa mu masinagogi ngo bakuyishaka ngo bayibure biravuga ngo muzasenga ntabwo nzigera mbumva nimuramuka munsabye mukanshaka ntabwo nzagera gute ntabwo nzaba ndi kumwe nawe igihe cyo guhanura ubuhanuzi mwabuciye amazi reka bubibo ariko abahanuzi haleluya amen abavuga butumwa haleluya dukwiye kujya mu mavuta tukavuga Yesu neza Bibiliya yarambwiye ngo uhereye ku bwa Yohana umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa intwarane zijya zibugishamo imbaraga Abayobora 13:8 Yesu Kristo kwejo yarari na n'uyu munsi niko agira nta gaco ko guhinduka namba kakugaragaraho ya Imana yahanaga basokuruza n'abanyokorume n'abaso wanyu na n'uyu munsi iracyahana iyatabaraga kera nakanyira cyatabara nta mu Imana ifite umunyabyaha wanze kwihana none mbivuge zikamwoza itahanye ibintu y'abahungu b'insengero ubu byacitse nta byacitse hoya iki ni igishirira nyina w'umwana ari inyuma mutuze ngiye kumwe ngari ngo ari guhumuriza abantu ntabahumuriza se ndahumuriza abandi Bibiliya yavuze ngo iki yaravuze ngo nugera mu nzu ugasanga harimo amahoro niko Yesu yabwiye intumwa uzababwire ngo amahoro ya Kristo muri Matayo 10 abane namwe ngo nusanga iyo nzu nta mahoro arimo ngo uzakunkumure umukungu kandi biravuga ngo ntuzigere wima inkota icyo yagenewe nimba ari ijambo ribaga ukabwira abantu nibihane bakwiye kwihana n'imbaraga kizukwiye kubwira abantu bagakizwa igihe twagiye tuba mu bintu by'urwenya abantu baza gusetsa imikara reko uzareba umukwabo ugiye kuba kuri YouTube twarabivuze bamwe bararakara byena nanjye ndi umwe kuri YouTube nanjye Imana izandengere kubera ko ndavuze ngo utunga abandi urutoki nawe shanu ziri kukureba reka ne kwikuramo Imana natwe turengere kuri YouTube naho se ka haja twagiye kuri YouTube tuvuye he ekute mu rusengero yagombaga kubanza kunyewe mu rusengero Elisa yagiye yarya Elisa yagiye bamubwiye ngo data buje uyu mudugudu ni mwiza amazu yaho ni meza rwose arabagirana arakaze atariko nubwo ubona utatse amazi yarakanyagwa arasharira Ngeriza aravuga ati nimumereze imerezo nshya mume n'umunyu Ngeriza arangirira ajya ku isoko y'ikibazo ngarangirira arayahumanura rero umva kantu kari ngarangirira agira gute ubu rero Imana iri guhumanura umurimo wayo iri gutobanura ayagiye ku isoko rya YouTube ubundi twarivanye isoko rero ngo tugere kuri YouTube tubwiriza twarivanye dutangira gutekinika abasambanyi banze kwihana none ubwo twanze kwihana reka Imana ikoresha igihe sinakubwiye ngo if you don't change the change will change you sinagura bikubwiye uraribuka ndabyibuka if you don't change the change will change you ni wangi guhinduka inuwanga guhinduka impinduka zizaza igihe kizaza kandi uzahinduka burakeye we burakeye Mana twanze gusenga aho dusengera hagihari ubu none Imana igiye kubana n'umuntu permanently personally ku giti cye personal me and yes Jesus and me Imana nanjye yego me and Jesus and me too me too and Jesus too turi babiri deza mbiri uwa babiri pastor agiye kwijagira mu buvumo none bamushahure baba turajya chini ya ulinzi kubera gividi yari yongereye avuga butumwa mugiye kuntuka ubu ngubu twari twarakabije ibikabyo batireka haleluya my gosh nta muntu arugitera haleluya Mana yanjye haleluya my gosh my goodness my gosh wagira ngo wabaye umwongereza ryari wabaye mu francophone ryari ejo bundi uvuye hariya hirya Imana ikugiriye neza igukuye kugisenya abandi bakuye muri shiriyo ngiyo za Kibeho abandi bavanye Cyangugu mu modokari bapramiye bapanze Uwiteka bagiriye neza Imana turayimuye
ngo haleluya, ngo praise the Lord, my gosh, oh my goodness, Jesus Christ. Mureke dukorere Imana. Yaba ngo nimba Uwiteka ari we Mana, mureke tumukorere. Nimba ari bare kandi duhitemo tuyesereze imibavu. Igihe cy'urungabangabo kirarangiye. Eliya niko yavuze, yabwiye abantu arababwira ati yemwe mureke tuganire, ntabwo ari njye wateje igihugu amapfa, ahubwo inzu yahawe nahabuwe niyo utumye tugira ibi byago. Noneho rero abahanuzi 450 bashere nibazamuke, na 400 ba Bali nibazamuke, n'umukozi w'Imana nazamuke, tujye kuritera aho bibera. Noneho turebe Imana iri buze gusubirisha umuriro. Rebela fodra ide not even forget sadra. Imana data Jehovah Shama, Jesus is morning star, Imana diadonai ivuga bikabitegeka bikayumva. Imana iri buze gusubirisha umuriro. Iyo ngiye abariyo tuza kugira gute, abariyo tuza gukorera. Umva none umva ukuntu byagenze, ngo 400 baripanga, n'abashera 450 no baripanga. Ngo habo nawe aravuga tumva inzu yaso mwese musururu moja mupande juu mugende ku musozi. Ngo barangije bubaka igitaniro, ngo bubaka igitambo, ngo baravuga ati ngo bare barayamagara, bari guhamagara bare Mana da mabara ati ndabaryana umujunjamo, ntabwo nakora Imana nyirijuru n'isi hari, ntabwo navuga itegeka bikayumvire ihari. Ngo bare nawe araza uwo mwana n'imiyaga wapi, ubu Imana zazindi zo mu Bugande zigiye gushirira aho ngaho. Bya bindi bari basigaye badutekinika ngo Imana yampaye impano yo kuvura y'ibyatsi, ari abapfumu bahinduye uburyo bakaza mu tudini. Ubu ibintu byasubiwemo, ikibuga cyicuritse. Ubu Eliya ni ukenewe, ari la safodra. Eliya ni ukenewe mu Rwanda, hakenewe Eliya, hakeneye Mikaya, hakenewe umugabo bita Elisa, hakenewe abahanuzi. Imana ikeneye umuhanuzi mu bahanuzi b'ibivanga, hakeneye pastor mu bapastorale, hakeneye revera mu barevera, hakeneye bishop mu mabishop, hakeneye umuyobozi mu bayobozi. Imana ikeneye abantu b'umumaro kandi bakeneye kuri tere ni ahangaha today, uyu munsi wa none. Ngo barangije ngo barazamuka. Eliya aravuga ati noneho rero bare yanyu yasinziriye, ubu ngubu rero tuzigiye twigisha inyigisho yo eskato, inyigisho za gospel spirituality zizira bivivuye. Haleluya. Uza madina madega yakoze gutatanya ingo. Ni munsi wa none muri kubivuga nejo nabonye mwitangazamakuru byashyushye byabaye cepe sha mushumba reverend, ariko ishyano ryacitse wa wundi we baryita umurizo simbizi. Ariko se Mana mureka tubivuga nidushake ni yare zizakamwe zitahanye. Tugomba kuvugira Uwiteka. Umugabo umwe bita Dawidi ngo yatashye mu rurembo rwa Dawidi, ngo Mikaya abonye ngo uburyo Dawidi ari kwisimbiza avuga ati Imana niya, Imana irakabyara nikoze Shama sengesho ko ufashwe mazenye ati Imana irakabyara, ati Imana iragahora masengesho vayo, ati Imana ni Jehova Shama, ati Imana iriho. Ati Mikaya tariko mbega umupfapfa mbega Mikaya ati mbega umupfapfa, ati mbe mwami we, Imana iguhaye umugore w'umwami, umukobwa w'umwami mwiza, iguye igihugu cyiza, none uri muri damanza mu ibintu by'ubukanzu. Ngo Dawidi ajya mu mavuta aravuga ati niki cyatuma ndakorera Imana iri kuvuga bikaba, niki cyatuma ndakorera Imana itunga abakene mu bihe bigoye, niki cyatuma ntavugira Imana mu nzara, niki cyatuma ntabana n'Imana. Ngabwira Mikali ati mbe Mikali we, uribuka kuri umwana wa kabiri ko so yanyimye umwana wa mbere ari we mukuru wawe ngo ndi umukene? Ati winda bizi. Unayumvire? Ati nayumvire. Unasikia? Mimi nasikia. Uri ku understanding? Ati yes I'm standing. Okay, sawa. None rero natambi Imana yakuye so kungo mumvi ntikosha ya neno la Bwana lebela fodra, neno la Bwana umva mugisha we. Uburono tuje kuzaya tubwiriza none nawe ufashe kutere haleluya no guru munyamakuru. Ati ndatambi Imana yakuye so kungoma Mikali we, igakura Sawuli kungoma n'ubwami bwayo, ngikampemba umwana w'umukobwa w'umwami, kandi sadashaka ko nkurongora sha. Niki cyatuma nayitambira we ngagiseka?
Imana iramubwira ati kuko wakoze mu jisho ry'Uwiteka ugatuka umwana wanjye. Ubu hari abantu bari gutuka Imana nkumva ngo byagenze gutya. Mwitonda ahubwo umugabo umwe wari uri guca urubanza yarababwiye ati amambere nga hadutse umugabo bita Yesu mwene Yusuto, ngo yari afite abigishwa akora n'ibitangaza ngo biraveyiringa, ngo haduka n'undi bita Bari Yesu nawe biraveyiringa. Ariko uyu mugabo uko mubona mwirinde mutaza kuba murwanya Imana mukagira ngo muri kuyirwanira ishyaka. Bibiliya irasobanutse. Mutaza kurwanya Imana mukagira ngo muri kuyirwanira ishyaka. Ni kumwe yavuze. Uramuzi se? Ni wa mugabo umugore yamubwiye ati witonde mbe wa mugabo, tuyu mugabo nabonye ari mw'Imana, yakoreye Imana mwibanga sha. Bamwita nde? Bamwita Pilato. Haravuga ni Pilato. Yego. Ati icyo nanditse nacyanditse ni Yesu w'i Nazareti umwami w'abami. Ni ati abisubiremo ati hoya icyo nanditse nacyanditse, mfite amakuru ko umugore yampaye ubuhamya, kandi uyu mugore ni itorero. Ntabwo nshaka kubyinjiramo, si ijambo ndi kwigisha. Akantu nshaka kukubwira rero inshuti yanjye muvandimwe mugisha nkunda, ubu ni igihe Yesu ari gukora umukwabo. Abantu rero reka mbabwire amagambo abiri mu ijambo rimwe. Ijambo riravuga ngo keep quiet. Uceceke. Yego. Bafunga umuntu. Yego. Irindi rya kabiri. Kandi bababaye. Irindi rya kabiri riravuga ngo ufite ubwenge mu gihe nk'iki, mbivuge mu Kinyarwanda, yakicecekera. Kandi ababaye. Kubera ko uza yaramiye isandugu imutsindaho. Ni gute umuntu aceceka ababaye Adrien? Uza yaramiye isandugu imutsindaho. Imana iramubwira ati wowe ntabwo uzi ko nageze ku mwana wanjye Ebudodomu, nari gutambuka ne ntamusuje ngo numve uko yiriwe sha ari mu mavuta mugirire neza. Imana igitamba ibitambo Uza arangije arapfa. Ngo Dawidi agize ubwo ati Imana yishe Uza, ngewe ibyaha mfite niyangirira ibambe, ngahita acishene aracika. Rero muceceke mu gihe nk'iki. Bamwe tutaza kubigenderamo tujya Madrid, abandi tutaza kuvuga ibitavugwa kubera amarangamutima. Batangiye uzi ubwenge mu gihe nk'iki. Bibiliya yaravuze ngo nimubona ibyo bibaye mujye murarama. Umuririmbyi yambwiye ngo inzira nitagaragara bikaba ngombwa ko haba mukabwibwe, ngo ujye utumbira Yesu, ngo ukomeze inzira ifunganye, ngo n'umugore y'amaso guhanura twarahanuye birasohora ni byiza. Ariko kakanya ubu ngubu ntabwo ndi kwita ku byo nahanuye bigasohora, ahubwo ndi kwita ku ijambo rivuga ngo none ugiye kurikira ikidiki. Ahubwo abantu bari kurangarira Satani, murashaka bahugirize mw'ubu buhanuzi ngo twahanuye, abandi abibire mu mugono uvuga ngo yewe ngo bafunze, none se ngo abasoma gakeya, abandi bavuga ngo ni abakimama, yewe we ngo abasoma gakeya, abahirika, abo bita ngabaki abakusi, abandi bitwa ngo iki babandi abagorozi. Byari byarabaye byinshi, harimo utubari, harimo ibibina, harimo koperative, harimo amashyirahamwe, harimo twibumbire hamwe cacizi. Imana rero ntago nababwiye ko Imana igiye guhana umukiranutsi ikoresha mugenzi we. Ni Imana igiye guhana umunyabwenge ikoresha umurenze. Ntabwo umuntu yakwibiye ishene turi kuvugiraho nurangiza uzayigaruza utabonye umuhayi tumurenze, kubera ko inyuma y'umuntu haba hari uwundi. Hirya y'icyubahiro cya Gafifi hari abanyacyubahiro, bivuze ngo hari Imana Diadonayi ikora ibyo yagambiriye. Mureke Imana yitwa Imana, ahubwo dutezame msalabani, mureke dutumbire msalaba, kuko wakati wa kuomba mwanadamu akiomba Mwenyezi Mungu yeye atasikia maombeji yetu. Msijali, msiogope, msikuwe na woga, nyie mtezame msalabani kwa juu tukajua neno la Bwana. Neno la Bwana likasema hivi, maandiko matakatifu Biblia inasema hivi, wakati wa kuomba mwanadamu akikuja mbele ya Mungu akatezama msalabani, akaambia Mungu, Mungu njoo unaweza yote, Mungu njoo unajua yote, tangu jamani ukajua neno langu, kajua neno langu, ulijua kama fasi nilitoka, ulijua fasi ndani ulinitoka, sasa mimi nasikia sasa, unitezame usikie maombeji yangu Baba. Wewe haujali, wewe unaona yote, unajua yote, tangu jamani ulinijua kama mama nizara, wewe njoo ulijua neno langu.
umuririmbyi yavuze ngo ijya kundema nawe yabanje kubaza yabazi haleluya ngo yabikoze nk'uko yari yarabigambiriye nimureke imana yitwa imana alo Adrie baraza kugira ngo mutaza kuramira imana bamuretse gato mutaza kuramira imana mwe bagakuka amenyo abandi bakabyara ibibyimba uzabaza bafashe isandugu bakayijyana mu bafilisitiya bita abafilisitiya bakavuga ati imana ntikaze ngo bakayicazanya na bare ngo bamwe barwaye ibibyimba yo kumba imana yari irimo yiyenza mwaretse imana ikiyenzaga yo l'enfant ingize icyo bita ishurirwa we ya ngibibyimba we barwara ibibyimba kumba imana iri kwiyenza iri kugira ngo itabare bamwe yemwe halo ubari wewe mwari muzi ko ibyago byaba mwari inyungu z'abandi ubu hari umuntu wavuganye n'Imana uri mu itorero Imana bati nzaguha abakristo nzaguhoza amarira Imana iravuze ati uyu niwe mwanya rero nkuko muri coronavirus uwacuruzaga ibishyimbo utarakize biragoye kazongera gukira wari umwaka Imana yibutsa abacuruzi cyane n'abanyenganda alo ubu ni umwaka rero Imana igiye kwibuka abanyamasengesho bavuganye n'Imana rero mwibutse gatoya abaramiye isandugu bamwe ngo babywaye ibibyimba barabadireka dukingirana Imana ngo dagone n'Imana y'Abafilisitiya ngo barayikingirana ngo bayicazanya n'isandugu y'Imana ngo bagezeho basanga yaguwe umwuma ngo byabaye ibintu byadogereye ngo bahamagara abapfumu ndetse n'abanyabwenge abanyabwenge n'abapfumu bagomba kugira amayerekwa kubera ko twataye inzira y'Imana tukabura ubwenge ngo bagurutse bati iyi Imana isandugu mwazanye niyo yabateje ibyago rero Imana ni nyakubahwa ni mucuri ibibyimba mwizahabu ni murangiza mufata inka nziza ni murangiza mushire ku mushire y'isandugu y'Imana muyiheke kandi abatambyi b'Abafilisitiya n'abandi mujya mu bagenda imbere yayo bunamye bayiramya gatoya Imana ije ntago igenda gusa igizana n'ibibyimba by'ifeza n'izahabu alo Imana iri kwiyenza haretse Imana igiyenza ariko mugije yazeze yataganga Imana iri kwiyenza ku bantu no ku bintu no ku muntu iri kwiyenza ku wafungiwe urusengero n'urusengeramo Imana irebe niyo mpamvu nababwiye ngo muri icyo gihe ufite ubwenge akwiye guceceka kubera ko idini si igikoresho cy'Imana si inzira y'Imana tujye tubyemera ni inzira ya Satani nakubwiye ko Satani mu isi mu gihe cya none ahantu ari gukorera afite intebe ya hatari byibushye ni mu idini none nimba Imana iri kugira ngo isenye ibintu biri mu manegeka iri gucayura iri guca marato za Nyabugogo mu buryo bw'umwuka niko muragira ngo Imana izite Adrie ese gato mbabaze gato ubu ntago mubona ko Imana yadusuye Imana yadusuye yakorerera abayobozi kandi narabibabwiye nagende nabandi zakoresha ndababwira avuga nti umukwabo wa Mungu uraje murambwira ati kaci ati he ati icyo kijwi cyawe awa simbabwiye ngawa Bibiliya bangawa sinishimiye kuri ibyo ngibyo ahubwo ndi kubabwira ngo muzi kigiye gukurikira ni iki se buri wese nasenge ntacyo mvuze halo mubabwire kibabwire abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera babikiwe ikamba ry'izahabu umunsi umwe nzawinjiramo haleluya ndiko mvuza impundu mbingu na kuwa ufurahi haleluya namo mubabaro ba mwijuru umunsi umwe one day nzawinjiramo nkunda kumva amakuru y'umurwa ubu Imana yavuye mu bantu no ku bintu iri ku muntu ubu nureba n'abanyamadini bajyaga bavuga ngo turakaze ubu bari guca bugufi n'abanyamuhamagaro bari kuvuga ati ndiyo Bwana ati ndiyo Yesu abashumba mwahamagawe nimukomere mujye mu mavuta Adrie ukivuga kubizi ngiye muzuzi impereza amavuta dukore tuvuga ubutumwa leta niyanga bavuga ubutumwa ahubwo yanga inzererezi ukivuga ibigiye gukurikiraho ndagira ngo utubwire bimwe mu bigiye kuba cyangwa se icyo bigiye kwangiza nyuma yo icyo byangiza ibi nyine byabaye nabyo byangiza
birangiza kandi hari abantu bafungiwe insengero umuntu bazasengera insengero ntago zifunze, hafunzwe botike n'ibibini ushatse kuvuga ko nta bantu bafunze se bakijijwe? Ndaguhakaniye iyi munsi Imana iracyavugira muri njye. Nta torero bafunze rikijijwe? Nta torero bafunze rikijijwe? Nakubwiye ko itorero ritari ahantu. Idini. Itorero ni umuntu. Idini se idini ntago rigeze rikizwa, ryabambye Yesu. Ryabambye Yesu. Abari bari mu idini nibo babambye Yesu. None wowe uri kubabarira. Tuvuge ko hasigaye se ari intungane, nabo harimo abamubambye banagikomeje kumubamba. None se kuki nyine erega nakubwiye ko rimuruta Yesu. Yesu yaje idini ririho azagaruka rinariho. Reka rero Imana igira ibintu icayura, kandi nkwibutse ko ugira ngo ibifi binini se birafunze. Mwisu kizazarushaho gukira ukenakene. Ibifi binini ubwo bivuze iki? Abesikoro n'ibisambo ntabwo zifungwa, nose ko bibye amafaranga bakubaka insengero. Niyo mpamvu leta Imana yabanyuzemo avuga ati mushyiraho umusoro. Uzi umuntu avuze ngo tanga ngo ituro rya miliyoni 5 ngo Imana kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Icyo si igisuma koko kabuhariwe, ariko nacyo bazakigera. Ni amagambo tuvuga kandi bazajya bayagabanya. Amagambo tuvuga yose murayazi, hose no muzasure mugani murebe biriya bintu koko nibyo. Watanga miliyoni 5 Imana yakwandika mu gitabo cy'ubugingo? Bibiliya kivuga ko Imana itarya amaturo nirya amafaranga, n'abapasitoro bayarya, sibyo? Museveni niko yavuze, ariko aremewe. Siko yavuze wa pastor bita Museveni. Yego. Kandi koko twese turabizi. Kuki mubeshyira Imana? Imana uratanga miliyoni 5 ubaka amatafari ikwandika mu gitabo cy'ubugingo? Arasaba yikoze si byishaka. Ahubwo gereka no yatanguka yahadiriye. Saba yitanze. Utazi inzira zutazo wavuye, kandi ukabikora utarindiriye ko nzaguterera amasari, ukavuga ngo man uzamumugisha. Ibyo bintu Yesu arabyandika mu gitabo cy'ubugingo. N'urugero natanze. Nanze kuvuga abandi mutazaba ngo nibasi. Mu rusengero ntiyakwandika. Abantu bagiye batanga amaturo mu rusengero benshi bakoreye icyo bitagasiki. Barushyuwe akavuna. Ubu barahiye kubera ko benshi bakomewe amashyi. Twabakomeye amashyi gusereka. Hari n'abari baratanze ayo kuba muranyica we. Akoze ko nawe uzambambisha mugani wa mugabo. Akoze iri dini, uziki abanyamadini badukurikira. Zindura ikiganiro. Sibyo dushaka. Oyagiye wenda ndashaka ko ari ibitavugwe byawe bifurirwa. Ndashaka ko dusoreza ku bugwe bugiye kugaragaraho. Ubugwe ntabwo hazagwa agombaga kugwa, ahubwo n'icyo gihe ububyutse buje. None bazajya hehe abandi? Bazajya bajye basenga bari gucuruza. Aho Imana ni haba. Ariko urabizi ko ariko kazi bageraga gusa mu rusengero. Abapasitoro se n'ubundi se kahagaze. Nese bazayabwiriza he? Nze ngende kubwiriza he? Nese bazahita baza YouTube. Baze mbakire bihane ibyabo, banze bihane tugende tuba sibyo. Tubanze tugende baturagakiza, abagore bateye amada banze bihane, sibyo? Yego. Imitungo y'abandi bagiye biba banze bayihane, basaba Imana imbabazi. Ingo basezeranye. Ubundi baze bavuga ati none dusubiye ku ruvatiro, ubwo Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Uranyumva neza? Abemerera bazihana baze tubakire. Ngewe kandi ibyo wamaye nubyisubiza, nzakomeza ngusimire. Ni wowe undagiye uzamenyera ikinkwiriye. Nimba ijuru ritarafungwa, Yesu yiteguye kwakira abanyabyaha bose. Baribuze kwihana. Kandi niyo yavuze ngo pasitoro, ayo magarade rega nibyina tuzabisiga. Ibintu bizagira agaciro nibyo mu ijuru. Naho ibyina ahangaha ni zeri vita amatwi. Ibyo dukora twejejwe nibyo bifite agaciro. Mureke rero dukorere Imana, tuvugire Yesu, muve mu bujiji. Ariya yafunze sagari ntagari itorero rya Kristo. Kandi ngo amakuru ko umukwabo w'Imana urakomeje. Uraje. Umukwabo ya baba nakubwiye ko Imana iciye hano igaca ku muntu no ku kintu. Uri ku understandinga? Yaciye mu makaritsiye, ica ku bindi insengero, ica ku muntu ku banyiri insengero.
Kina nangije zancaho nawamenya hano zaradura kadiyadurira ntabyo nzi ibyo nzi ni byagakanya ndi gukora ikiganiro biraza kuba nyuma ntabyo nzi gira ijambo ugenera abayobozi b'igihugu siko nabagenera ibi kubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana nabaho ijambo riri mu Baroma 8:14 abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana sicyo nirihagije nkubwire nirindi se muri Zefaniya igice cya mbere murongo wa 12 kigenza ashaka muri Yerusalemu mpana abantu bumbuye hamwe inzoga zitende bibwira mu mitima yabo ngo ari cyiza ari kibi nacyo Uwiteka azadutwara vuge nirindi ariko vuge nirindi muri Maraki 3:19 dore hazaza umutwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibazaba ibishingwa hazaza umunsi uzabatwika niko Uwiteka avuga ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami twabonaga amatorero kankubwire nirindi ntunshotoye Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 34 abaca mu isezerano azabayobesha kubashyikinga ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari alo rero nta kintu kiba mu isi kidafite impamvu mureka abayobozi ahubwo tubasengere ahubwo twebwire gatwara atarinye dusubire ku murongo tujye twemera ubundi iyo umuntu atsinzwe amanika akavuga ati none nemeye kuyoboka ungenze uko ushaka niko byagenze kwa Sawuli yaramanitse imbere ya Dawidi ati mwana wa undujije gukiranuka uzaba umwami ngo niyemera ngo bukeye bwakata ikinyita ngo umugaragu wa Dawidi ati wite mwami Uwiteka aramukugabije mwica ati biragatsindwa n'Uwiteka gufata umuntu yimigije amavuta warangiza ukamuhangara abanyamubiri bati ntugafata umushumba wasutwe amavuta tumuhangare sicyo byari bishatse kuvuga ahubwo Dawidi yaraciye umugani Sawuli umva amasengesho Bibiliya yaramuciye umugani aramubwira ngo Sawuli ari kungenza kugira ngo anyice kandi uko iki kinyitana gikase niko nari muvite ijambo rya nyuma nari kumwica ariko Imana yaramuhamagaye mu gihe cyiwe ari kuyikorera mu gihe cyiwe ntago mwishe ni nako haleluya yego amen iyamamagaye ni ifite ijambo rya nyuma kuri nge sinzapfa nishwe na Sawuli nzarama niyo mpamvu yanditse rya jambo ntabwo nzapfa masengesho we ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abari beri forest kidra abantu imirimo Uwiteka yakoze Tarbino di forsa sidra ntabwo nzapfa nzarama haramubwira ngo yewe Sawuli we ntabwo warbinodra ntabwo wanyica hari icyo nzakora Imana yazirikanaga ineza umugabo bita Mefu none bita Bosheti iramubwira ngo zinzabura kugirira neza we ngo one day ngo Dawidi yicaye mu rugo haravuga ngo nta muntu wasigaye ngo yibutse Yonatani haleluya hari ibintu Imana ijya yibuka Imana igateza icyo bita kavuyo ko mu buryo bw'umwuka ariko gafite Imana inyungu nawe azigaye mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani kubw'ineza ya Yonatani mwibuke nubwo Sawuli yangenjeje ngo bahamagara umugabo bita Siba ngo utajya uvuga ibyiza dufite abantu bahora mu maganya bahora barira byakomeye nabikomeye muririmbyi yambwiye ngo ndamburire amaboko no mu bikomeye biriho ati nawe tigereka kakandi kamugaye ibirenge niko byagenze ariko se ko mfashijwe no kubwiriza nkora ikimugisha ndatashye fashwa Yesu ashimwe torero haleluya bati nawe Siba najya tuvuga ibyiza umwanzi wacu ngahora turega ati afite ibirenge bimugaye kandi yirengagiza ko Siba yamugariye ku rugamba ngo yamugaye ari mu kazi k'Imana haleluya fodra Imana yazirikana mwakoreye torero nkamugara rwanira Imana ishyaka nk'Imana irabizirikanira bika
Sawuli rero ntabwo yari kuyobya umugambi w'Imana. Mureke Imana yitwa Imana, mureke Uwiteka yitwa Imana, ni mureke Abedomu tubakubita ibikweto, Abamowabu ni ibikarabiro, mureke tubikandagire. Ni igihe cyo kugira ngo dukorere Imana, abahamagawe bya nyabyo. Reka nkubwire, mbivuge nciye bugufi. Mugisha, ekute, ntabwo ubuyobozi bwite bwa leta bwanga abasenga, ahubwo ndaguha igisubizo kiri muri Yesaya igice cya mbere, ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntabwo kwananiwe gukora, n'ugutwi kwiwe ntabwo kwaheze ngo kunanirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu ngo niko kwabatandukanije n'Uwiteka. Arababwira ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Ubu ni igihe cyo kugira ngo tujye inama n'Uwiteka, ngo naho ibyaha byatukura tukutuku mwakoreye mu madini, mukaba imbozi, mukaba abasinzi, mukiba abakene, mukabagavura, ngo naho byatukura tukutuku, ngo Uwiteka arabyeza ngo bise nk'umuhembe, ngarabigira nka sherege we, sinajerege gusa, ndabigira nk'ubwoya. Ariko mugereka nkubwire ni ukuri kw'Imana, reka tujye tuganira. Ibiganiro biba byinshi, icyo ndafashijwe. Bafashijwe? Ya Imana ijya yirirwa ngahandika igitaha Rwanda. Turi mu Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda. Ariko se mwarite tugakizwa abanyarwandakazi. Ni igiki twabuze? Warasenze uburiki mugani wa babandi. Ndavuze ngo wabagaye. Warakijijwe ukena na Yesu iki? Izina yaduhaye ni ryiza ryo kuba turi abana b'Imana. Yesu niwe karuhura, yaruhuye abafungiwe insengero, ni mwiza. Nta kindi kiri buze kubakiza uyu mwuma, nta kindi kiri buze kubakiza umwera, keretse guhumuriza abantu tukabwira Yesu ngo mu gihe ngiki Yesu duyihumure, utwambika imbaraga, tugukorere, tukuvugire, dukora ibyo ushaka, dukora ibyo wagambiriye, kubera ko witwa Imana. Ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, iraba ngo kuko Imana izazana umurimo w'umuntu wose mu rubanza. Imana izazana umurimo w'umuntu mu rubanza, ibyo umuntu yibwira n'ibyo akora. Ni igihe cyo kugira ngo dukizwe. Ngarukiye aho ngo sinzi nimba ari ibyo mbaza. Reka nanjye nsoreze aho ngaho, ibindi ni mu kiganiro cy'ubutaha. Okay, sawa. Amagambo ashize ivuga we burabaye. Siko numvise abarokore batera indirimbo z'imigani ngo burabaye we burabaye. Amagambo ashize ivuga. Dusengere, dore izuba ryabaye. Indirimbo z'ahantu twagiye dutinda mu bikomere zirakandya ifi. Mwana w'intama w'Imana, urakoze kubw'umwanya mwiza wakoze ku muntu wese wadukurikiranya kuzura umwuka wera. Shoboza buri wese arengerwe nawe, iby'Imana igambira abari byo biba. Mwuka wera tuyobore kandi uduhe imbaraga, ubwenge bw'Imana bari bwo bugaragara, soko y'agakiza bari muri twebwe, mu izina rya Yesu, amina. Amen. Ndagushimiye wowe warudukurikiranye, wowe ugesheje kuri uno munota turi kumwe. Reka nkwifurize amahoro y'Imana, kandi nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo tuzabashe kubana mu biganiro byacu by'ubutaha. Nimero yacu y'umusaruzi iri hano munsi y'ikiganiro, ariko ni 078 17 27 042. Reka mbashimire, mbifurize amahoro y'Imana abane nawe. Umutima wanjye uragukeneye mwami.